ngiyo imyitozo idasanzwe ikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport ikoze hano mu Nzove kuri uyu wa kabiri ku isaha y'isa 9 n'igice. Ni imyitozo ikomeye cyane iyi kipe ikomeje kugenda ikora yitegura kuzamuka mu karere ka Rubavu. Amakuru ahari akomeye kandi yizewe atasubirwaho nuko ikipe ya Rayon Sport irazamuka Rubavu. Hari izamukanye inkube ebyiri z'abataka baremereye cyane Mana ishobora byose. Iyi Murera tatira yakuri Rubavu nta shiti irazamuka na rutayizamu mpuzamahanga w'umunyasenegal Foreign Ganya ameze neza cyane, ari guca impaka, ari guca inshundura hano mu Nzove. Ibintu birakomeye cyane. Arazamukana kandi uwitwa Imana Yive umwataka w'umunyarwanda w'umuhanga cyane uherutse gutsinda igitego kimwe afungura konteri y'ibitego bizava mu maguru ye muri iyi shampiyona hano mu Rwanda. Ubwo rero abo bakinnyi akaba ari bubazamukana. Arazamukana kandi abakinnyi hagati mu kibuga wa mediateri babahanga cyane barimo uwitwa Tambwe Guruwari. Arazamukana kandi uwitwa Ndayishimiye Richard ndetse na Bigirimana Bedi. Arazamukana kandi n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu. Iyo ngiyo ni squad attacking midfielder aza kuba yitwaza hariya mu karere ka Rubavu kuzana tatu nta shiti cyane ko baraza kuba bazamuka bafite n'umutoza mpuzamahanga, umutoza witwa Sariyudia Sergine Sariyudia baraba muzamukana cyane kuko azaba yamaze kubakandagira no ku butaka bw'u Rwanda. Icyo sabwa rero nuko baramaze gukora subscribe no kuri Motric Rwanda kugira ngo tujye duguha amakuru yizewe aziri mu hano gusesereza umunsi ku wundi. Ikinyamakuru cya mbere gikora amakuru ya siporo hano. Icyo sabwa rero nuko baramaze gukora subscribe ukibuka kwemeza notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Turabakunda cyane.